Ese kwiyitaho bishobora kugufasha kurushaho kugira ubuzima bwiza? Igisubizo ni yego. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ukuntu wakwiyitaho mu buryo bukwiriye, bikaba byarushaho kugufasha kugira ubuzima bwiza mu mibereho yawe ya buri munsi. Ntucikwe, ni mu kanya. Tuguhaye ikaze kuri uru rubuga rwacu rwa Christelle Psychologist, aho tuganira byinshi ku buzima bwiza, uburere bw'umwana ndetse n'urukundo. Niba utari wakora subscribe kugira ngo ibiganiro bijye bikugereraho igihe, ntugende udakoze subscribe, bityo tubane muri uyu muryango aho uzajya ubona ibiganiro uko bije ku gihe. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibijyanye n'uko wakwiyitaho mu buryo bukwiriye. Hari ibintu 6 by'ingenzi ushobora kuba wakwitaho bikaba byatuma urushaho kugira ubuzima bwiza. Ikintu cya mbere ni ukwita ku mubiri, cyangwa se icyo nakwita ubuzima bw'umubiri. Ubuzima bw'umubiri navuga ngo umubiri ukenera kuryama ukaruhuka, ukenera kurya, ukenera kunywa. Ni ingenzi rero kwita kuri ibyo bintu by'ingenzi umubiri ukenera kandi ukabyitaho ku gihe kugira ngo umubiri wawe ubashe gukora neza. Buriya iyo umubiri ukora neza hari ukuntu ufasha n'ibindi bice byo mo imbere, wenda nk'ubuzima bwo mu mutwe se, amarangamutima. Hari ukuntu ibyo bintu byose bikorera hamwe kukuzanira ibyiza. Igice kimwe muri ibi ngibi turi buvuge iyo kitameze neza, hari ukuntu kigira uruhare kuri bya bice bindi bisigaye kugira ngo nabyo bye kumererwa neza. Muragenda mubibona. Icyo navuga ni uko nimba mfite inyota, ni urugero, hari ukuntu n'imbaraga zo mu mutwe kugira ngo mbashe gutekereza bigorana. Hari ukuntu nimba mfite inzara wenda nanirwa gukora akazi neza. Rero ni ingenzi ko bya bintu by'ibanze umubiri ukenera tugerageza kubikora kandi tukabikorera ku gihe. Yaba kurya indyo yuzuye, atari bya bindi tuvuga ngo wenda ndashonje ndafata akarindazi, oya. Ukavuga uti natetse, mu gitondo hari ikintu nafashe, saa sita hari ikintu nafashe, nimugoroba hari ikintu nafashe. Ibyo ngibyo ni ibintu by'ibanze umuntu akenera, by'ibanze umubiri ukenera. Ukabyitaho nk'uko wakwita ku bindi bintu ibyo ari byo byose. Rimwe na rimwe hari igihe tutabyitaho kubera wenda akazi kabaye kenshi cyangwa ibindi bintu byatumye tutabasha kubikorera ku gihe. Ariko ni ingenzi ko wumva ko umubiri wawe ubikeneye kugira ngo nawe ubashe kuguha serivisi ukeneye. Ikindi kintu cy'ingenzi cyane ku mubiri ni ugusinzira. Kugerageza gusinzira amasaha 8. Ndabizi neza ko muri ubu buzima turimo uyu munsi ntabwo byoroshye, ariko ni ibintu bikenewe. Umubiri wacu ukenera kuba wasinziriye, ukenera kuba waruhutse kugira ngo ubashe kuduha natwe icyo dukeneye, ubashe gukora, ubashe kugira ubundi bushobozi ubusaba. Ukenera kuba wasinziriye. Ikindi kintu cy'ingenzi ni ukunywa amazi ahagije. Abahanga bavuga ko nibura litiro 2 ku munsi zafasha umubiri kumererwa neza, ariko hari abatabasha kuyamara, hari n'abayarenza. Igikenewe ni uko umubiri wawe uwuha amazi wumva akenewe, kuko rimwe na rimwe hari igihe umubiri ugira inyota. Buriya ugira inyota kuko watangiye kukubwira ngo ntabwo uheruka kumpa amazi. Rero wirindira ko umubiri wawe ugira inyota, wirindira ko umubiri wawe ugusaba gusinzira by'agahato, ahubwo bikorere ku gihe. Ikindi kintu gikenerwa mu kwita ku mubiri ni ugukoresha umubiri wawe imyitozo ngororamubiri. Bishobora kuba ari ukugenda n'amaguru, bishobora kuba ari ugusimbuka, bishobora kuba ari ukujya muri gym, bishobora kuba wa mwitozo ngororamubiri ubashije. Gerageza gukoresha imyitozo ngororamubiri umubiri wawe kandi mu buryo buhoraho. Bigufasha kumererwa neza, bifasha gusohora ibyo ugomba gusohora kugira ngo urusheho kugufasha nawe kumererwa neza. Ikintu cya kabiri ni ukwita ku buzima bwo mu mutwe. Ahangaha ndagaruka kukumva, kugerageza kwiyumva, kumva uko wiyumva.
uko wiyumva wenda mu kinyarwanda ndatekereza ko byumvikana. Amarangamutima yawe, nimba wumva unaniwe, nimba wumva hari ikintu kikurakaje, nimba wumva hari ikintu kikubangamiye, nimba wumva hari ikintu kiguhangayikishije, ukagerageza kubimenya ukiyumva, ndetse ukanagerageza kumenya n'iki kintu kimpangayikishije. Ndumva mpangayitse, ese n'iki kimpangayikishije? Ndumva mfite ubwoba, ese n'iki kinteye ubwoba? Ibyo ni bimwe mu bintu navuga ngo twakwita kwimenya, kugerageza kwimenya no kwigenzura kugira ngo umenye uko muri wowe bimeze, uko muri wowe biri kugenda, bityo na cya kindi kintu kikubangamiye, kiguhangayikishije, kiri kugutera ayo marangamutima nakwita ko ashaririye, ugaharanira kugikoraho kugira ngo ubuzima bwawe bwo mu mutwe bumererwe neza. Ikindi kintu cya kabiri ni ukwiyemerera kumva ayo marangamutima. Nimba ubabaye kubera ko hari umuntu wawe watakaje, ntiwumve yuko ugomba kuyaniga ngo kugira ngo hatagira ukubona, kugira ngo hatagira ukumva. Hoya, iyemerere, urire, ubabare, kuko nicyo gihe urimo. N'igihe cyo kwishima kizongera kigaruke, ariko nuniga ya marangamutima muri aka kanya ubabaye, ejo nujya kwishima nabwo ntabwo bizakunda, kubera yuko uzaba ufite intimba muri wowe wanze yuko isohoka. Ikindi kintu kijya gifasha mu kwita ku marangamutima cyangwa se kwita ku buzima bwo mu mutwe ni ukwandika. Mu gihe wumva aya marangamutima ari menshi ukaba utarabona umuntu bibwira, fata agakayi n'ikaramu wandike uko wiyumva, wandike ibyo utekereza, wandike ibyo bitekerezo bikubangamiye, kugira ngo ubikure mu mutwe ubishyire ku rupapuro. Birafasha cyane, bigafasha kumva ko muri wowe utakiri guteshwa umutwe n'ibyo bitekerezo n'ayo marangamutima ashaririye. Ikindi kintu kijya gifasha mu kwita kuri ubu buzima bwo mu mutwe ni ukutaguma wenyine. Mu gihe wumva wifuza kuguma wenyine, gerageza usohoke hanze, urebe ya nshuti yawe, wa muntu ushobora kukumva, cyangwa se ugane na muganga mu gihe wumva bitangiye kuba byinshi, aguherekeze muri urwo rugendo. Ikindi kintu kijya gifasha mu kwita ku buzima bwo mu mutwe ni ukuvuga oya. Kuvuga hoya aho ubona ko ubikeneye. Rimwe na rimwe hari igihe dutinya kubwira inshuti zacu hoya, hari igihe dutinya kubwira abavandimwe bacu hoya, cyangwa se n'abandi bantu dukorana tutanaziranye. Sometimes ugasanga duhisemo ibyo bashaka kurenza uko duhitamo ibyo dushaka. Ni ingenzi rero ko twiga kuvuga hoya, ni ingenzi ko twiga kuvuga ibitubangamiye. Uwundi muntu ntago azaza ngo adusome mu mutwe amenye ngo wowe runaka iki kintu uragikeneye. Ni wowe ukwiriye kubimenya ndetse ukanabyitaho, ugaharanira ko icyo kintu ukivuga, ugisohora kugira ngo kijye mu ngiro. Ibi bintu rero tuvuze bifasha mu kwita ku buzima bwacu bwo mu mutwe, ari cyo gice cya kabiri cyo kwiyitaho. Igice cya gatatu ni ubuzima bw'imibanire yacu n'abandi. Ese abantu tubanye gute? Kugerageza guha umwanya munini cyangwa se umwanya w'ingenzi wa muntu uzi neza yuko agufasha kwishima, agufasha kumererwa neza, rwose ukamuha umwanya uhagije. Akaba ari we muntu wumva ko ushobora kuba wahaba hafi igihe cyose utekereje umuntu wumva ushaka kuganira nawe. Na ba bandi batadufasha ukagerageza kumwigiza hirya gato cyangwa se kumuha umwanya mukeya ushoboka. Wowe ni wowe ubuze uko abantu batuma wumva umerewe. Rimwe na rimwe hari ba bantu duhura kumva wenda ari kugukritika, ari kukubwira amagambo mabi kuri wowe, ari kukubwira ibitagenda gusa, ari gutuma wiyumva nkaho udahagije, nkaho udafite agaciro. Umuntu nk'uriya ni byiza kumuha umwanya mutoya, kuko haba hari na ba bandi batuma twiyumva neza, batuma twumva twishimye. Iyo tubahaye umwanya munini ni nako ubuzima bwacu burushaho kumererwa neza. Ikindi kintu cya kane cy'ingenzi ni ubuzima bw'imyemerere. Ese njyewe numva mfite intego y'ubuzima yihe? Ese wenda mu
mu myizerere yanjye ndasenga nk'uko bikwiriye, nk'uko numva mbikeneye. Rimwe na rimwe iyo iki gice tutacyitayeho, hari ukuntu tuba twumva tutuzuye cyangwa hari ikintu kiri kubura. Ese za ndangagaciro zanjye koko mfata nk'izanjye nziha agaciro, cyangwa hari abandi bantu baza mu buzima bwanjye bagatuma nzijya kure? Ni ingenzi ko naho tuhitaho kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza. Ikintu cya gatanu ni ibijyanye no gushaka ubushobozi. Ese ubushobozi bwanjye bungana iki? Kuko rimwe na rimwe muri ubu buzima, iyo dufite ubushobozi budahagije, hamwe wenda tuvuga tuti ndumva nkennye, ndumva mu mufuka nta kirimo, usanga kugira ubuzima bwiza biba bigoye. Rero ni ingenzi cyane kureba ni iki kintu ushobora gushyiramo imbaraga kugira ngo kimpe ubushobozi buhagije. Wenda navuga ngo nibura bwita ku by'ibanze, bumfasha ko iby'ibanze nkeneye mbibona: uko kurya, uko kunywa, uko kwambara, uko kwita ku muryango wanjye nimba nkufite. Mbese ni gute nabigenza kugira ngo ubwo bushobozi mbubone? Rimwe na rimwe rero hari ubwo dukenera gushaka ubumenyi kugira ngo tumenye nuko twakwiteza imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nabyo nubikenera ntukabyibuze, uzajya ubushaka. Ubu ngubu hari ahantu henshi tuba dushobora kuba twabona ubumenyi butandukanye kandi budufasha kwiteza imbere. Ikintu cya gatatu wakora mu kwiyitaho kikaba cyagufasha kurushaho kugira ubuzima bwiza ni ukongera ubumenyi. Buriya kongera ubumenyi ni ikintu kitajya gihomba na gato. Niba hari ikintu runaka waba ufite wifuza kwiyongeraho ubumenyi, byanze bikunze ntikizabura icyo kigufasha. Yaba uko gusoma ibitabo, gufata kosi runaka, kugira ikintu wiga cy'ubumenyi ngiro se, cyangwa ubundi bumenyi ubwo ari bwo bwose, byanze bikunze ntikizabura ikintu kikumarira. Rero itoze ko nibura buri gihe cyangwa kenshi gashoboka mu buzima bwawe waba hari ikintu gishyashya uri kwiga. Icyo ari cyo cyose wahitamo ntabwo gishobora kubura icyo kikumarira. Turabashimiye rero ibyo twari twabateguriye uyu munsi ku bijyanye n'uko wakwiyitaho mu buryo bukwiriye kugira ngo ubashe kurushaho kugira ubuzima bwiza. N'ahangaha tubisoreje, naho ubutaha. Turagushimiye wowe tugeranye ku musozo w'iki kiganiro cy'uyu munsi. Ntuzacikwe n'ikiganiro gitaha. Ushobora no kugisangiza mugenzi wawe ushobora kubona cyagirira akamaro. Naho ubutaha. Murakoze.